ni responsabilité zitandukanye hari abiyo nama yabaye ntibatanga amakuru hari abandi bemeye ko inama nk'iyo ngiyo iba donc ngira ngo byabaye ku rwego rwo kubazwa inshingano kandi ngira ngo no muri iryo tangazo birimo kubazwa inshingano buri wese agomba kubazwa inshingano ze mu gihe habaye ikibi ntacyamagane ngo yitandukanye nacyo. Rwandakazi bakunzi ba Africa Flash twongeye kubasuhuza uyu munsi tariki 18 Nyakanga umwaka wa 2023. Ndakeka benshi mwabonye inkuru y'itangazo rya FPR Inkotanyi yasohoye. Itangazo urebye rihisha ibintu byinshi. Iryo tangazo ryavuga ngo ubutumwa bugenewe abanyamuryango ba FPR Inkotanyi bujyanye no kumbatira ubumwe bw'abanyarwanda. Hari inkuru rero twari dusomye mu kinyamakuru Umuseke aho bavuze ngo abakomeye bagiye kwimika umutware w'abagogwe b'abakono ubu bari hehe. Bari ikiganiro Umuseke nyine bakoze kuri YouTube channel basobanura nako navuga ni propaganda impamvu FPR yagize ubwoba igafunga bano bantu. Akaba ari nayo impamvu nagira ngo tubiganireho twerekana uburyo kiriya gihugu cyacu hano kigana biteye ubwoba, aho bikanga ikisi n'isazi barayikanga niko bimeze. Kuko kumva ngo abantu bumva ko bari mu ari abakono bahujwe n'icyo kintu ko ari abakono, bakaba bajya hamwe bahuriye muri hoteli icyo bakora ibyo ari byo byose ibyo ntibiba bireba ko ntago byagiye kuri radio hari hagati yabo, bagatoramo umuntu bise umutware hanyuma mu Rwanda bakabigiramo ikibazo. Wakumva uhita umunyamakuru asobanura ko ari ikintu batakagombye gukora, ariko agatanga ingero ahantu avuga ati tubona mu bukwe umuntu agahaguruka akavuga ati ngewe mpagarariye umuryango wa kanaka. None si ibyo bitandukaniye he no kuba abitwa abanyiginya, abitwa abakono, abitwa abasinde, abitwa abanda, abitwa amoko yari bavuga bakaba bajya hamwe bakavuga bati twebwe tugiye kwitoramo umutware. Kuko nta munyarwanda utazi kuko ikinyarwanda sinyega ko bazi dufite izina tribe. Hari ethnic and tribe byose nkeka ko babyita ubwoko, ariko kera nkeka ko kuvuga ngo tribe abagogwe byabaga nyine ari izina rivuga nako ndavuga ni clan na tribe. Tribe bavuga abahutu, abatutsi, abatwa, then clan, then nabo bose tuvuze abasinga, abasindi, abanyiginya, abo bose abagogwe reka sinakubwira. Noneho kumva ngo mu bagogwe harimo n'abakono noneho kumva ko bibaye ikibazo ku buryo hagira abantu bafungwa, harimo ngo ashobora ngo n'uri mu nzego bashinga amateka ni reka sinakubwira. Bikaba byabaye ibibazo, ariko wenda kugira ngo tubiganireho neza reka ngewe mbasomere iyi nkuru yo mu Museke. Urumva namwe mugira icyo mutekereza nanjye ngira icyo nyivugaho. Kuko batangira bavuga bati abayobozi bakuru no mu nzego zitandukanye bitabiriye ibirori by'imikwa by'umutware w'abiyita abagogwe b'abakono mu Kinigi. Kuri ubu ntibari kugaragara mu mirimo yabo nyuma y'uko batumijwe ngo bitabe i Kigali mu cyumweru gishize. Mu bavuga ko bitabiriye ibirori byaganiwe kuri
byaganiwe kure n'umuryango RPF Inkotanyi uvuga ko iki gikorwa kidatanga urugero rwiza mu kwimakaza ubumwe n'ubufatanye bw'abanyarwanda bose, barimo Visi Perezida wa Sena Honorable Nyirasafari Esperance. Honorable Nyirasafari Esperance niwe bavuga nyine waba rurimo. Ibyo birori byo kuwa 9 Nyakanga 2023 byagaragayemo kandi umuyobozi wa RAB sitasiyo ya Musanze Eugenie Nyiransengimana, umuyobozi w'ikigo gishinzwe impapuro mpamo z'ubutaka mu majyaruguru, n'umuyobozi w'akarere ka Musanze wungirije ushinzwe imari, ubukungu n'iterambere Andrew Rucyahana Mpuwe, n'uwahoze ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney. Kazoza Rushago Justin niwe wahawe inkoni y'ubushumba mu birori byitabiriwe n'abantu benshi b'imbere mu gihugu n'abakurikiranye umuhango mu buryo bw'ikoranabuhanga. Usibye abo bahamagajwe mu mpera z'icyumweru gishize, hahamagajwe kandi umunyamabanga nshingabikorwa w'akarere ka Musanze Kanayoge Alex, abanyamabanga nshingabikorwa b'imirenge 3 n'abasirikare 4 bafite ipeti rya koroneri bakorera mu gice ibyo birori byabereyemo, bose bakaba bataragaruka mu kazi. Nyumvire nawe. Hiyongeraho abaherwe Kazoza Justin wimitswe n'umunyemari Paul Muvunyi nyiri hoteli yabakiriye. Wenda mbere yuko ugira icyo bivugaho cyangwa ubitekerezaho, jewe akabazo nakubaza nti urumva ibintu byanditswe muri iyi nkuru hari icyaha wumva aba bantu bakoze? Njyewe ntacyo. Reka nkomeze wenda naringize ngo irarangiye kuba ngo kuri wa kabiri tariki 18 Nyakanga 2023 nyine nibwo umuryango FPR Inkotanyi wasohoye itangazo uvuga ko imitekerereze, imigirire n'imyitwarire nk'iyo bigomba guhinduka. Abanyamuryango babigizemo uruhare bakazahanwa se n'ayahe mategeko? Bakazahanwa se bakoze ikihe cyaha? Itangazo riti umuryango wa FPR Inkotanyi uributsa abanyamuryango bose ko kubumbatira ubumwe ari inshingano za buri wese. Nubwo hari intambwe yatewe, hari bikwiriye gukosorwa kuko bishoboka kuba intandaro yo kubangamira ubwo bumwe. Umuryango wa FPR wasabye abanyamuryango kugaragaza kwitandukanya no kwamagana icyo ari cyo cyose gishobora gukoma mu nkokora intambwe yatewe. Komeza uvuga ko buri wese agomba kubazwa inshingano mu gihe habaye ikibi ntacyamagane ngo yitandukanye nacyo cyangwa akagihishira. FPR Inkotanyi yasabye abanyamuryango gukomeza gushyigikira ubumwe bw'abanyarwanda no guha urubyiruko icyizere cy'ejo hazaza mu gihe abanyarwanda babanyemo neza. Kuwa 9 Nyakanga nibwo mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi habaye ibirori byiswe y'imikwa ry'umutware w'abakono, ndetse bemeza ko hazajya hakusanya umusanzu wo gufashanya mu rwego rwo kukobokana. Amakuru avuga ko muri icyo gitaramo basabanye ndetse haza no gutangwa inka zirenze 100. Umuseke wagerageje kuvugana n'abayobozi batandukanye kubivugwa kuri aba bafunzwe cyangwa bari kubazwa iby'iki gikorwa, ntabwo twabonye igisubizo. Namwe muri iyo mvira. Jewe iyi nkuru ntabwo intangaje, ariko iyi nkuru irakwereka
ahantu FPR Inkotanyi igeze. Nangiye kubasomera iyo tangazo, ariko muri iyi nkuru y'umuseke basa nkaho bayivuze byose, kuko birababaje. Nashatse gusoma igitekerezo cyatanzwe n'Icyizere, reka numve niba ashyigikiye leta cyangwa se niba abibona ukundi. Ko yavuze, ariko noneho ibi birakabije rwose. Famiye yateranye ishyiraho umuyobozi wayo ndetse bemeranya kuzamurana, sinumva aho icyaha kiri pe. Gahunda y'iyo famiye ni uguteza ababo imbere, none byiswe icyaha. Ibi bisuzumanwe ubushishozi hatagira abarengana. Oya, barenganye n'iriya leta yikanga n'isazi. Birababaje, ariko waba uri mu bantu babibona ukundi bibwira ko ushyigiye FPR Inkotanyi, kuko niba umuseke uko babyandika nuko babivuga ntabwo bashyigikiye leta, ni propaganda kuri bo, biragaragara rwose. Ngiye ntabwo navuga ngo imwumvise uko babivuga, n'uwumvise iyo video yabo bavuga ko ibi bintu bimaze igihe. Ariko kumva ngo n'umuntu utaravuze ko ibyabaye ngo arafite icyaha. Noneho njye mbonyemo n'uwitwa Gatabazi Jean Marie Vianney wahoze ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, kuko hano hari igihe bashobora kugutumira utazi n'ibyo bintu byari, cyangwa se bakagutumira bavuze nyine ni umuryango. None se wa reporting ikintu gute utazi icyo ari cyo, cyangwa se baraguhaye inkuru zitarizo? None ubu hafashwa abantu, hahamagajwe abantu, bari kubabaza, bari kugira gute. Banyarwanda, banyarwandakazi, kino gihugu cyacu giteye ubwoba. Murabona harimo na vice president wa Sena Honorable Nyirasafari Esperance, umugogwe kazi bamugana. Ariko nawe ashobora kuba yaragiye hariya, wenda ari n'umugabo umubwiye ati tugenda, atanamubwiye aho bagiye, cyangwa se umuvandimwe akahagera, ibirori birabaye, nawe akabona koko nta hantu bitandukaniye, cyangwa se nta hantu bisenya ubwo bumwe n'ubwiyunge FPR Inkotanyi baririmba. Ariko kubera bwa bwoba bwawe, ese wa mugani abiyita abasindi bahuye bakahitoramo umutware wabo, bakiyemeza gufashanya, aba nyiginya nabo nuko ikibi nuko bahura noneho bakavuga cyangwa bagafata imigambi ibangamiye cyangwa se ubona ko izateza umutekano muke mu gihugu. Kuko ubejo barabyuka bahimba n'amategeko, kuko iki ntibari bakizi, ntibari bakakibonye, ariko kibateye ubwoba. Kuko haza Australia tuba, haza Amerika muba, imiryango iravuka ifite umuyoboro itandukanye. Ibihugu bindi icyo byanga nuko gahunda muba mufite cyangwa mufashe ni nyine zibangamira simbizi niba muri Amerika cyangwa mu Burayi ngo ubumwe bwa Amerika, kuko bo bemera kuvuga icyo ushaka, bemera byo, nta kuvuga ngo ushobora kuvuga icyo ushaka. Niba hari umuntu turabikurikira muri iyo za Amerika, hari umuntu ushobora kuvuga ngo ngiye nanga ari umuzungu akavuga ngo nanga abirabura, cyangwa ari umwirabura akavuga ati ngiye nanga abazungu, se ntabwo babimufungira, ni uburenganzira bwo kuvuga icyo ashaka. Ikibazo kiba ari ukuvuga ati ngewe nanga abirabura, nshaka kwicamo umubare uyu n'uyu, ibyo kugira nabi. Amagambo ntiyica, hica ibikorwa. Aba bantu ikintu bakoze, uyu mugabo arambabaje, Kazoza Justin baramutoye, none reba ngo
abonye bandika ngo ni umuherwe. None na nyiri hoteli nawe nabonye agiye kubigwamo, n'uyu Nyirasafari Esperance. Ubwo nuko kandi ku kintu Kigali bakora n'uwari ubizi utaragiyeyo ubu nawe bagiye kuza biba ikibazo. Birababaje biteye agahinda. Ubu bwoba bwa FPR Inkotanyi njye sinzi ukuntu nabuvuga. Abashobora kuza gukora icyo kiganiro, uyu Voice umunyamakuru, aba ni propaganda. Baba bagize ubwoba, bakaba bazi ko biri ahantu hose, batereka dutangatange tuzana abo bantu bari batangire kubeshya, babeshya baroga abanyarwanda ngo ibi byakozwe ari amahano, kandi nta kintu kibi cyakozwe, nta gito. Ahantu ngenda nabonye rino tangazo ndarisuzugura kugira ngo sibe FPR ibi. None nsomye inkuru nibwo nabyumvise. Muribonera ibintu byabaye tariki ya 9 Nyakanga. None turi tariki ya 18, uvuga ngo hafi iminsi 10. Aho ntiyabuze nyine umuntu wagiyeyo wenda akabivuga nabi, cyangwa se bakabimenya simbizi, bagakora iperereza. Ubwo nibyo bagahita batangira gufata abantu. Tekereza iyi nkuru iri kuvuga ngo abakomeye bagiye kwimika umutware w'Abagogwe b'Abakono, ubu barihe? Ni ukuvuga ngo hari abatari kugaragara, hari sinzi ko nabyitwa gushimutwa, hari abafungiwe ahantu hatazwi. Wibaze nawe icyo gihugu ese ibi bintu bizahagarara gute? Bizahagarukira he? Birababaje. Nagerageje kureba niba hari ibindi binyamakuru, nabonye nka Kigali Today nabo bari babyanditse ngo FPR yamaganye iyimikwa ry'umutware w'Abakono riherutse kubera Musanze. Ibaye se nibura bakwamagana gusa, ariko ntibagire gutya ngo bafunga abantu. Uribaza nawe, tekereza hano FPR ibintu biteye ubwoba, ibintu biri kubera mu Rwanda n'agahomamunwa. Ariko niyo mpamvu igihe kirageze ngo abanyarwanda bavuge ngo enough is enough, hanyuma bigobotore kino. None se ko muri Uganda ko bafite umwami w'Abaganda, Uganda barumva hari ikibazo cyabayemo, kandi akeka ko wenda atari Abaganda gusa. Ushobora gusanga ari n'abandi bafite abami babo, cyangwa bishobora kwitwa n'abatware. Ahubwo se ibi bari kubuza ahubwo nibyo bigiye kubangamira ubwo bumwe bw'abanyarwanda bavuga ko niba bashaka ko ubwo bumwe bubaho. Iki kibazo nagira ntese aba Bagogwe b'Abakono, ntumbaze wenda harimo n'Abahutu nkuko gira gutyo ugasanga mu makala menshi Abasindi, ugasangamo harimo ubwoko Abahutu n'Abatutsi. Watubwira niba mu Bagogwe habamo Abatutsi gusa kandi n'abari n'Abatutsi gusa? Ibyo birabareba. Ikibinge mbibonamo nuko bahura bafite imigambi mibisha. Ndakeka ko ariko katari ko bimeze gutyo. Birababaze, ariko ngewe icyo nabemerera nuko ubwo iyi nkuru tuzakomeza tuyikurikirane, icyo tuzashobora kugeraho kumva gishya tuzakibagezaho. Reka ndangirize hano mbifuriza umunsi mwijoro ryiza, igitondo cyiza, ubwo naho butamugera amahoro.